Imana igaceceka, turabirya turabikora ikatwihorera, ariko iramwana yavuga iti nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Mwaretse tugahindukira tukemera iby'Imana itubwira, tukemera kuyoborwa nayo, bikazatubera mendezo yo kubona ubwami bw'Imana, kandi ntitubabarire muri iyi si, ntituharwarira amakanseri bitewe n'ibyo twariye. Kanseri mbese muyobozi hari ukuntu yirindwa zibyibushye. Ubwo rero kuvuga ngo duconshomere ibibonetse byose, duconshomere, ndagira ngo mbwira abantu bose ko ibintu byo mu minsi y'imperuka byamaze kwandura. Turimo turarya umwanda cyangwa turarya indwara, turimenamo indwara. Hagatanda nababwiye yuko ducukuza imva amenyo yacu. Tugana ku musozo, yego, reka nkubaze, hari ibintu turya ngo turishimisha kandi byahe turimo kwihemukira, turimo gucukuza imva amenyo yacu. Abantu barishimisha mu buryo butandukanye, ngizo za kanyanga baranywa, hari izitwa nzogejo, hari izitwa muri ture, hari izitwa rukaraga inshege, hari izitwa umumanura jipo, hari izitwa kagugu. Izi ngizi n'abarokore barazinywa bavuga ngo barimo iki kibazo kimwe gusa, ubundi uhita utambutsa nimero yawe ya telefone. Ibiribwa umuntu arya byangiriza ubugingo gute, kandi tuzi neza ko umubiri n'ubugingo ari ibintu bibiri bitandukanye? Ni ibintu bitandukanye. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe ibihe byose. Uyu munsi twongeye kubana n'umukozi w'Imana. Uraho neza mukozi w'Imana? Uraho mukozi w'Imana. Yesu nashimwe. Yesu nahabwa icyubahiro kimukwiriye. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen, amen. Reka ngusabe kugira ngo usuhuze abakunzi bacu kandi wongere ubibwire. Reka nsuhuze inshuti zacu, abavandimwe, abadukunda, bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bari hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, bari mu bihugu bidukikije, bose tubashuhuje mu izina rya Yesu. Mugira amahoro mvajuru. Amen. Amen. Amazina yanyu? Nitwa Musabyimana Samuel nk'uko bisanzwe. Ku bantu bamaze kumenyera kandi banzi, amazina yanjye nayo ngayo. Reka ngusabe kugira ngo mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu senga Imana. Mbere yuko dusenga, ndabanza nse n'uririmba iyi ndirimbo, ariko ndayivuga mu magambo. Indirimbo y'163 mu gitabo cy'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Indirimbo ivuga ngo Yesu arahamagara ati ninde unkorera none, isarura rirageze, ninde uri busarure, umva uko aguhamagara kandi azagororera umuntu wese ugira ati ndi hano mwami ntuma. Icya kabiri ngo nutabasha kujya kure ngo yambuke n'inyanja, nino hari abapagani wagarurira Yesu. Nutabasha gushyanuka ngo yigishe nka Pawulo, yakogeza iby'urukundo rw'umukiza wabambwe. Igitero cya gatatu, wabura kuba umurinzi ku nkike z'i Siyoni, wafashisha amasengesho no gutura amaturo, ukayobora n'abandi mu nzira ijya mu ijuru nk'uko Aroni yakomeje amaboko ya Mose. Icya kane, abantu bari mu kaga, Yesu aratabaza. Ntukagire ubwo uvuga uti ntacyo nakora rwose. Ishimire gukoreshwa, hitamo umurimo we, maze usubize bwangu uti ndi hano mwami ntuma. Shuti bavandimwe, abantu bakeneye kumva amagambo nk'aya ngaya, abantu bagasubiza bati Yesu ati ninde unkorera none, isarura rirageze, ninde uri busarure. Ninjye nawe dushobora gusarurira Imana tuyikorera, tuyibwirira abantu abatuzengurutse. None umva uko aguhamagara kandi azagororera umusubiza wese ati ndi hano mwami ntuma. Umuntu wese wemera kuyoborwa nawe, akemera gutumwa nawe, azamugororera. Hepfo bavuze bati nutabasha kujya kure, wenda ngo ujye mu bihugu byo hanze, ujye ahantu hatuzengurutse kure yacu, wabura ngo wambuke n'inyanja, nino hari abapagani wagarurira Yesu. Nutabasha gushyanuka ngo yigishe nka Pawulo, yakogeza iby'urukundo rw'umukiza wabambwe. Ate akoresheje ubutunzi bwe, akoresheje uburyo Imana yamuhaye, ibintu yabikoresha akagarurira benshi kuri Kristo. Wabura kuba umurinzi ku nkike z'i Siyoni,
wafashisha amasengesho ugasengera abo bantu, wamara kubasengera ugatura n'amaturo yo kumufasha cyangwa ugatanga ku buryo ku butungo ufite kugira ngo umurimo w'Imana ujye mbere. Wayobora n'abandi mu nzira ijya mu ijuru nk'uko Aroni yakomeje amaboko ya Mose. Yayakomeje ati igihe Mose yafataga amaboko ya Aroni, igihe Aroni yafataga amaboko ya Mose ingabo zaratsindaga, yayarikura zigatsindwa. Niko yamukomeje amaboko rero bituma ingabo z'Abisirayeli zitsinda kuko yamwunganiye. Natwe dukeneye abatwunganira kugira ngo uyu murimo w'Imana ujye mbere. Abantu bari mu kaga, Yesu aratabaza. Ntukagire ubwo uvuga uti ntacyo nakora rwose. Ishimire gukoreshwa, hitamo umurimo we maze usubize bwangu uti ndi hano mwami ntuma. Ndifuza yuko abantu bose basubiza bakavuga bati turi hano mwami dutume ku murimo wawe. Reka dusenge Imana. Amen. Rugira rugize byose, Imana ikiranuka ugakiranukira kutubeshaho. Erega turiho kubera wowe, izina ryawe ryera nihabwe icyubahiro. Turi imbere yawe kuri uyu munsi, turi imbere yawe dushima izina ryawe, tugushimira uburinzi bwawe, tugushimira ko tugihumeka, tutagaye bavuye mu mubiri bakajya hacecekerwa, byose biri mu maboko yawe. Tuguhaye icyubahiro kigukwiriye Data. Reka uyu mwanya Data turarika imbaraga y'Umwuka Wera izibane natwe, idukoreshe, ituvugishe igihe tugiye kuburira abantu ngo bave mu byo barimo. Ari imbaraga y'Umwuka Wera dukoresha atabatwe, ahubwo imbaraga y'Umwuka Wera dukoreshe bituma abantu bahindukira, maze tuzaraganwe ubwami bw'Imana. Bana natwe none n'iteka ryose kuko uradukunda, mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane kubw'isengesho ryiza uduhaye. Reka ngusabe rero kugira ngo wowe udukurikiye ufate umwanya muto cyane nk'amasegonda 5 ukande kuri iryo jambo ritukura rya subscribe kugira ngo dukomeze kubana neza cyane mu ijambo ry'Imana. Kandi niyo nkunga tugutegerejeho, ni nayo nkunga urabuduteye, urabufashije. Imana irahari gutera imbere. Reka ngusabe kugira ngo rero ujye mbere utugezeho icyo Imana yagutumye uyu munsi. Murakoze cyane muyobozi w'iyi gahunda, kandi nshima Imana ko yagushyizeho. Ntibyabaye impanuka kugira ngo ubwirize ubutumwa ukoresheje abantu nkatwe, bituma ubutumwa bugera hirya no hino, utebutse kugaruka kwa Kristo. Imana ijye guha ubushobozi n'imbaraga. Ndabizi yuko ukoresha imbaraga nyinshi n'ubutunzi bwawe, Imana ijye kongerera mwene Data. Amen. Uyu munsi tugiye kuganira amagambo avuga ngo gucukuza imva amenyo yacu. Kugenza gute muyobozi? Gucukuza imva amenyo yacu. Gucukuza imva amenyo yacu. Abantu bamwe hari ibyo barya cyangwa banywa bagira ngo barishimisha, kandi byahehe bakaba baracukuza imva amenyo yabo. Ndashaka udusomere ari amagambo ari mu Balewi, Yego. igice cya 11 uhere ku murongo wa mbere ugeze ku wa 7. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abalewi igice cya 11 duhere ku murongo wa mbere. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati mubwira Abisiraheli muti ibi aba ari byo bifite ubugingo mujya murya mu nyamaswa n'amatungo ibyo mu isi byose, mu nyamaswa n'amatungo icyatuye inzara cyose ngo kigire imigeri igabanije, kigire imigeri igabanije n'ikikuza. Kansubiremo uyu murongo. Mu nyamaswa n'amatungo icyatuye inzara cyose ngo kigire imigeri igabanije kikuza, abe ari cyo muzajya murya. Ongera usome neza muyobozi. Mu nyamaswa n'amatungo umurongo wa 3 ngo icyatuye inzara cyose ngo kigire imigeri igabanije kikuza. Yego, kikuza aba ari cyo muzajya murya. Ariko ibi ntimukabirye. Komeza murongo wa 4. Ariko ibi ntimukabirye mu byuza no mu byatuye inzara, ingamiya
kuko yuza ikaba itatuye inzara, ni igihumanya kuri mwe. N'impereryi kuko yuza ikaba itatuye inzara, nayo ni igihumanya kuri mwe. N'urukwavu kuko rwuza rukaba rutatuye inzara, narwo ni igihumanya kuri mwe. N'ingurube kuko yatuye inzara ngo igire imigeri igabanije ariko ntiyuze, nayo ni igihumanya kuri mwe. Turageza 8 cya karindwi. Oya, wa karindwi urahagije. Yego. Abantu muri iyi minsi bararya ibintu, barabirira kubimara, bararya ibyo biboneye. Ariko uyu munsi naje kwereka abantu ko hari ibintu turya ngo turishimisha, kandi byahe turimo kwihemukira, turimo gucukuza imva amenyo yacu. Abantu barishimisha mu buryo butandukanye, ngizo za kanyanga baranywa, hari izitwa nzogejo, hari izitwa muri ture, hari izitwa rukaraga inshege, hari izitwa umumanura jipo, hari izitwa kagugu. Izi ngizi n'abarokore barazinywa bavuga ngo barimo barishimisha ngo baranywa umutobe, kandi iyi ni inzoga irenze inzoga yose ibaho. Hari yitwa bareteta, hari icyitwa urumogi. Ibyo byose abantu barabinywa bakabyigaburira ngo barashimisha intekerezo zabo, ngo barashimisha umubiri wabo, ngo barashaka uburyo bwo kwishima kugira ngo bereke abantu ko bishimye. Ariko byahe burya baba barimo gucukuza imva amenyo yabo. Reka nsome n'aya magambo aboneka mu Gutegeka kwa 2, ndahera ku gice cya 14, ndahera ku murongo wa 3 ngeze wa 21. Ku bantu bafite Bibiliya babasha kuyibona cyangwa bazayibona, ibamfashe dufatanye kuganira kuri aya magambo. Yego. Arasanariya n'ubundi wari umaze kudusomera. Noneho bagatanga inama, ijambo ry'Imana ritanga inama uko dukwiriye kwitwara n'ibyo dukwiriye kurya, byemewe n'ibitemewe. Reka nsoma aha hantu. Ntukarye ikintu cyose kizira. Aya niyo matungo y'inyamaswa mwemererwa kurya: inka, intama, ihene. Murongo wa 5. N'impara, n'isirabo, n'isunu. Kansubiremo. Bavuze ngo ibyo twemeraga kurya. Ntukarye ikintu cyose kizira. Aya niyo matungo n'inyamaswa mwemererwa kurya. Bavuze inka, bavuga intama, bavuga ihene, bavuga impara, isirabo, n'isunu. Isunu yo sinayizi ngewe. Isunu urayizi muyobozi? Oya. N'impirabo sinzi cyari cyo. Isirabo nitwa nagakoko njya nkabona hakurya hariya mu ishyamba. Hariya mu ntuza. Barakomeza aravuga bati n'impara, n'isirabo, n'isunu, n'impongo, n'inyemera, n'ifumberi, n'itwiga. Itwiga ntuyizi? Kagakoko karekare gafite umujosi muremure. Nako kemerewe kuribwa. Mu nyamaswa n'amatungo, icyatuye inzara cyose ngo kigire imigeri igabanije kikuza, gira inzara ebyiri sinzi ukuntu zimeze gutya, inzara ebyiri, urw'iburyo n'urw'ibumoso. Burya yatuye urwara, kandi iyo iriye iruza. Mbwire abana bakiri batoya, kuza niki? Ni kwa kundi ujya ubona iri mu kiraro ugasanga irimo irahekenya, burya birimo kuza. Ibyo ngibyo nibyo Bibiliya yatubwiye twemererwa kurya. Kikuza aba ari cyo muzajya murya, ariko ibi ntimukabirye. Bamaze kutwereka ibyo tukwiriye kurya, ariko ku murongo wa 7 tugeze aho batwereka icyo tudakwiriye kurya. Bavuze ariko ibi ntimukabirye, mu byuza no mu byatuye inzara. Urugero, bavuze ingamiya, bavuga urukwavu abantu benshi bararurya. Bavuga impereryi urayizi muyobozi? Ni agakoko kaba iwacu, karahaba ahantu bita mu Mukoki, gakunda gucukura kakibera ahantu kacukuye, ariko byageza nimugoroba kakaza kona imyaka. Ni akantu kameze nk'urukwavu, hari niko nakita, ariko ko gafite imbaraga nyinshi cyane kandi kiruka.
ngo ibyo byose batubwiye tutemereye kurya, ingamiya, urukwavu, impereryi, kuko byuza bikaba byatuye n'inzara, ariko ni igihumanya kuri mwe. Umurongo wa 8 rero, aho abantu babatije aka gakoko ngiye kuvuga kitwa ingurube, bakise amazina atandukanye, barakabatiza, bagera kukabatiza bakita ngo ni misaya myiza, niko njya numva bayita, ngo nakabenzi, ngo ntabwo ari ingurube, ngo ingurube ngo Yesu yaziciriye muri wa muntu ngo arangije ngo arayeza, niko bakunda kuvuga. Ariko ijambo ry'Imana ngiye gusoma hano riravuga ngo n'ingurube kuko yuza, n'ingurube kuko yatuye inzara ariko ntiyuzi. Burya ngo ntabwo igenza gute? Ntabwo yuza. Ni igihumanya kuri mwe, inyama zazo ntimukazirye, ndetse hirya barandika ngo n'intumbi yazo ntimukagenze gute musomyi? Ntimukayikoreho. Ngo iruza, ingurube yatuye inzara ariko ntiyuza, ni igihumanya kuri mwe. Ntabwo dukwiriye kuyirya rero, dukwiriye kutayirya, dukwiriye kuyireka, kuko ubungubu abantu benshi barwaye amakanseri, barwaye indwara ntazi gusobanura ngewe zizwi n'abaganga, usanga barariye ibitaribwa babyigaburira, ngo barimo barishimisha, nyamara barimo kwihemukira. Mureke gucukuza imva amenyo yanyu, mureke kurya ibibonetse byose bavandimwe. Ababasha kunyumva, icyo ubonye cyose ugaconshomera ukamiragura, ngo urimo urashimisha intekerezo zawe, ngo urimo urishimisha, burya tuba turimo kwihemukira, nubwo bitagihita bitugiraho ingaruka, ariko amaherezo bizatugiraho ingaruka. Zaburi 50 umurongo wa 21, naho hari imbuzi y'Imana, hari icyo Imana itubwira kuri uyu murongo wa 21 w'igice cya 50. Ihutu wansomere muyobozi wanjye. Yego, wahageze? Zaburi 50 umurongo wa 21. Inshuti zanjye bavandimwe, abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Dukwiye kuyoborwa n'umwuka kuruta kuyoborwa n'intekerezo zacu cyangwa ibyo twitekerereza. Reka tuyoborwe n'umwuka, tuyoborwe n'Imana, tuba abantu b'Imana bashimwa kandi bakwiriye ubwami bw'Imana, bizatubera amendezo yo kuraga ubwami bw'Imana. 50:21. Yego, umurongo umwe gusa. Yego, urahagera? Zaburi ya 50 umurongo wa 21. Dukwiriye kwemerera Imana ikaba ari tuyobora kandi ikaba ari idukoresha kuruta gukoreshwa n'ibyo twitekereza. Ibyo urabikora nka kwihorera? Yego, ukibwira yuko mpwanye nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe ukurikirana. Ni ku ijambo ry'Imana rivuga. Ibyo turabirya Imana igaceceka, turabikora ikatwihorera, ariko Iramwana yavuga iti nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Mwaretse tugahindukira tukemera iby'Imana itubwira, tukemera kuyoborwa nayo, bikazatubera amendezo yo kubona ubwami bw'Imana, kandi ntitubabarire muri iyi si, ntituharwarira amakanseri bitewe n'ibyo twariye. Kanseri mbese muyobozi, hari ukuntu yirindwa? Hari ukuntu yirindwa? Sinzi niba ngo hari kanseri yandura, hari n'itandura. Sinzi niba zimwe na zimwe twabasha kuzirinda, ariko nk'iyi ngiyi twazirinda, kuko turamutse turi ibiribwa ntabwo twarwara aya makanseri atunguranye. Yego. Turabirya Imana ikatwihorera, cyangwa turabinywa Imana ikatwihanganira, ntibite bitwica ikadukiza. Ntibihita bitwica, ariko amaherezo biba bizatwica igihe gitunguranye. Kubera ibiyobyabwenge, urajya kureba ugasanga umwana w'umusore ukiri muto yashaje kera, ntakibasha kwiterura n'umufuka. Umwana guhera ku myaka 20 kugeza nibura ku myaka 30, nta mwana w'umusore wakwiterura n'umufuka w'isima. Kubera iki? Ibiyobyabwenge byaramwishe. Aka kanya mpagaze hano ngira ngo mburire abantu b'Imana bareke ibiyobyabwenge, turya ibiribwa, tureke ibitaribwa, kuko nibyo biduca intege. Ngo aya magambo y'uhanuzi ntuyagira ubwiru, aya magambo ntidukwiriye kuyagira ubwiru. Ubuhanuzi dukwiriye kububwira abatuzengurutse, tukababurira, babyanga babyemera, nk'uko muri Ezekiyeli havuga. Muri Ezekiyeli hatubwira yuko
igice cya 2 umurongo wa 5 haravuga ngo ugende ubabwire naho bakumva no batakumva, ariko bazamenya ko umuhanuzi yarabarimo. Turimo turaburira abantu rero ngo bareke ibyo barya, bareke ibyo banywa, bahindukirira Imana maze bagira amagara mazima, roho nzima itura mu mubiri muzima. Hanyuma mwigisha wacu Karambe muvandimwe, uvuze ibintu bikomeye, ndumva ndashobora kukurekura ntagize ibibazo nkubaza. umbaze rwose. Sinzi niba mwampa umwanya nkababaza. Ndabumva. Reka tuganire. Yego. Kuko ibyanditswe byera ni ibyahumetswe n'Imana. Si wowe wabyanditse. Kandi abantu badukurikiye bemera Bibiliya. Yego. Uyu munsi kuba Bibiliya itubwira kurya ibikwiriye hakazamo icyo bita n'imparage. Nayisomye nayo. Yego. Itororwa n'abantu yibera mu ishyamba, Imana ikatubuza kurya ingurube kandi ariyo tworora. Ese nyine ni ukubera iki? Nkawe nk'umwigisha watuzaniye iyi nyigisho, gerageza unsobanurire ukuntu Imana itwemereye kurya inyamaswa iri mu ishyamba iyo tubana nayo mu ngo dutunga tworora dukuraho ifumbire ndetse inaryoha ikayitwangira. Aho Imana ntiyabiri kutwima ibyiza. Umbajije ikibazo gikomeye gusubiza ariko kinoroshye. Ariko nk'ingurube ngiye ntago ndayirya. Ntabwo nzi uko imera pe. Warahombye. Ibi iryoha ntago mbizi. None se twigisha abantu kuyirya kandi Bibiliya yayitubujije. Bibiliya yayibujije abantu kuko nta mategeko Imana yabwiye Mose na Aroni timubwire ubwoko bwanjye. Uyu munsi Mose ni wowe, Aroni ni nge, Aroni ni runaka. Ariko kuza kubwira umuntu wavutse yorora ingurube anayirya uyu munsi akaba nta kibazo aragira, tukamubwira kujya kurya inyamaswa nk'impereryi. Atari yabona. Impereryi bayitubujije nayo bayitubujije. Yenda reka dufate urugero kuri ya mparage. Ni impara hafi aho cyangwa agasumbashyamba. Eske ibi bintu uyu muturage, uyu muntu uri hirya no hino arabyumva ute? Arabisobanukirwa gute? Ndagira ngo mbwira abantu. Yego. Usibye ubu ngubu turi muri iyi myaka, mu myaka ishize yo hambere hariho amashyamba hose hatuzengurutse. Wenda we kuko uri Kigali, kukubwira ngo habayeho amashyamba ureba aya mazu ahuzuye ntago wabyumva ntiwanabyemera. Nabyemera kuko ngiye mvuka mu ntara. Ariko aho tuvuka murabizi, abangana nanjye n'abari inyuma yanjye gatoya n'abanduta, kera ahantu hari amashyamba kandi yabagamo inyamaswa. Izi nyamaswa mbyiruka ngiye igihe cyacu, ndibuka abantu bajyaga guhiga, bakajya guhiga ibyo bikoko byose, icyo bishe bakakizanira umuryango kakirya. Ariko muri uyu munsi kubwira umwana uri hasi yanjye ngo ibyo bintu byararibwaga cyangwa byarahigwaga ntago yabyumva. Niyo mpamvu rero turadusumba shyamba, turi ziriya mpara zitakiboneka uyu munsi wa none, zikaba zarashize, ziri mu mashyamba ahantu leta isigaye irinda cyane kugira ngo bigiye kuzacika burundu, n'abazadukomokaho cyangwa n'abari inyuma yacu bazabashe kubona biriya bikoko. N'uyu munsi wa none byarashize, ni cyerekana ko isi igeze ku iherezo muvandimwe. Hanyuma reka twumvikane, urihangana, navuze ngo ndakubaza bitewe n'ikiganiro ufite. Bibiliya twasomye ari mu isezerano rya kera. Hari umuntu ushoboye kumva iki kiganiro akagusomera mu isezerano rishya muri Matayo 15 umurongo wa 11, akakubwira ati Bibiliya ivuze neza ngo ikijya mu kanwa si cyo gihumanya umuntu, ahubwo ikiva mu kanwa nicyo kimuhumanya. Eske niba ni muri Matayo igice cya 15 umurongo wa 11, umuntu aramutse akubwira icyo akakubwira ati biriya byabujijweho mu isezerano rya kera, muri cyo twebwe tukwemereye kwirira, wamusubiza ngo iki? Muvandimwe wanjye, iki gitabo turimo gusoma cyitwa Bibiliya. Dore nicyo nasomye bavandimwe. Kigizwe n'ibitabo 66. Harimo isezerano rya kera n'isezerano rishya.
isezerano aya magambo yose yanditswe aha ngaha aruzuzanya. yego. Unsomeye muri Matayo 11 yuko ikijya mu nda, ikijya mu kanwa yego, ntigihumanya, yego, ahubwo ikivamo nicyo gihumanya. Noneho bati ingurube ziraduhumanya, inkwavu ziraduhumanya, ibi bintu uraza kubihuza ate? Ndashaka kubwira abantu batwumva kandi badukunda ko reka tujye dutandukanya n'ibihe. Ubundi abantu kugira ngo bemererwe kurya izi nyamaswa zose tumaze gusoma, babyemerewe nyuma y'umwuzure, nyuma ya Nowa, kuko nta kindi kintu cyari kiri ku isi. Yego. Ariko uyu munsi wa none ibintu byo mu minsi y'imperuka byamaze kwandura byose. Urugero, inyama z'inka turya, veterinera zitera umuti utuzibyibushye. Ubwo rero kuvuga ngo duconshomere ibibonetse byose, duconshomere, ndagira ngo mbwire abantu bose ko ibintu byo mu minsi y'imperuka byamaze kwandura. Turimo turarya umwanda cyangwa turarya indwara, turimenamo indwara. Hagatanda nababwiye yuko ducukuza imva amenyo yacu. Tugana ku musozo, yego, reka nkubaze iki kibazo kimwe gusa, ubundi uhita utambutsa nimero yawe ya telefone. Ibiribwa umuntu arya byangiriza ubugingo gute, kandi tuzi neza ko umubiri n'ubugingo ari ibintu bibiri bitandukanye? Ni ibintu bitandukanye. Umubiri ni uyu twambaye, dukoresha kugira ngo tubone imbaraga, tubashe gutera intambwe, tubashe gukora, tugeraho twivana, tugeraho twigeze. Uyu ni umubiri twambaye. Ariko hari undi mwuka turimo w'ubugingo, uyu nguyu duhumeka. Uyu mwuka duhumeka Imana yaduhaye ihagarikiye igihe ishakiye cyangwa ikawudukomereza. Ndashima Imana yuko tugihumeka umwuka w'abazima. Nihabwe icyubahiro. Amen. Uwo nguwo utandukanye n'uyu mubiri. Roho nzima igomba kuba mu mubiri muzima. Niba dufite roho cyangwa se dufite umwuka uturuka ku Mana, tugomba no kugira amagara mazima atuma dutera intambwe, atuma dukora muvoma, atuma tujya kubwiriza ubutumwa, tuva ibunaka tujya ibunaka. Nasomye mu ndirimbo ivuga ngo nawe utabasha kujya kure ariko wafashisha amasengesho no gutura amaturo. Yego, birashoboka yuko utajya kure. Nk'ubu ngubu abantu bari hanze bari kutubona, bari hanze no bakeneye ubutumwa, tugatera intambwe tukaza hano kuri kamera. Ntabwo iyi kamera ibi wanjye, banateye intambwe nkaza hano nsanga uyu muvugabutumwa ukoresha kamera kugira ngo amfashe ubutumwa bubashe kugera hirya no hino. Niyo mpamvu rero tugomba kugira roho nzima mu mubiri muzima. Reka mbwira abakunzi bacu bari badukurikiye ku iki kiganiro, tuzongera tukagikora, tugakora ikiganiro kirekire kizaba gifite nibuze nk'isaha yose n'ubusobanuro. Urabona ubu tuvuze iminota 30 kugira ngo abantu bazabashe kumva ibintu neza. Ndashaka ko tuzabisesengura tukabisobanura. Tambutse nimero ya telefone kugira ngo wakenera ubusobanuro mu gihe tutaragisubiramo azaguhamagare. Nimero yanjye iri kuri WhatsApp, ku buryo wankenera yambona cyangwa akanyandikira, akanyungura ibitekerezo cyangwa akansobanuza. 0788 25 9200 0788 25 9200. Wakoze cyane kubana natwe. Niba utarakora subscribe, kora subscribe kandi uhamagara umukozi w'Imana aguha ubusobanuro buhagije kuri ibi bintu. Yesu abaho umugisha. Shalom. Murakoze mwene data. Yego.